bakristo bavandimwe, uyu munsi turarata impuhwe z'Imana, ari nako tuyigaragariza ko natwe tuzikeneye mu ngeri zigiye zinyuranye, mu byiciro byacu by'abantu, uko tubaho nyine mu buzima busanzwe. Ari abari hano ndetse n'abari ahandi, nta n'umwe wavuga ko adakeneye impuhwe z'Imana, ahubwo kereka aba yatazi Imana iyo ariyo, aba yatazi Yezu Kristo wazutse uwo ari we, n'icyo yifuriza abantu. Naho ubundi twese turazikeneye, maze bamwe tukicwa no kutabimenya. Uyu munsi turi abahamya baje, dukurikije ibyo twumvise, haba kuva kare mu gitondo. Bavandimwe, muri Ivanjili ntagatifu dukunda kwita iy'umwana w'ikirara, ariko kandi nanone ikitwa Ivanjili y'umubyeyi w'impuhwe, hakubiyemo amasomo menshi yadufasha kumva uko Imana idukunda. Imana itifuza ko hagira ikintu na kimwe kitubangamira. Imana ntiyifuza ko hari ikintu na kimwe twabura mu byo itunze, kuko nta na kimwe idatunze. Ariko ibyo itunze byose ntabwo yabiduhera rimwe, kubera ko nta n'icyo twabimaze. Rega buri wese akenera ibyo yumva byamugirira akamaro, uko ari n'aho ari n'igihe ari. Ubwo rero ntabwo Imana yafata ibintu byayo byose ngo ibikurundire, ahubwo igenda iguha ikurikije ibyo ukeneye. Uriya mubyeyi rero wari ufite abana babiri, twumvise umutoya niwe uzanye igitekerezo, avuga ati rero mubyeyi, n'ubundi birasanzwe ko umubyeyi aha abana be 8. None rero nta kureba ko ndi mutoya, hari mukuru wanjye, njyewe ndifuza ko wampa 8 ungenewe. Rwose ndifuza ko wampa 8 ungenewe. Rero umubyeyi ntabwo yagiye kure y'icyifuzo cy'umwana we, ahubwo umubyeyi ngo yafashe ibyo yari atunze arabibagabanya bombi, na wa wundi wari utamusabye, kuko ntabwo yari guha umuto, ntabwo yari guha umwe ngo undi amwihorere. Yarabibagabanyije bombi. Hashize iminsi mikeya, wa wundi wazanye igitekerezo cyo kuba ise yabagabanya akabaha 8 yabo, yahise afata ibintu bye akora isafari, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Icyo gihugu ntabwo batubwira icyo ari cyo, ariko buri wese wasanga anakirimo. Yaragiye mu gihugu cya kure, yaratandukanye n'ababyeyi be, baba bo ku mubiri cyangwa se n'Imana umubyeyi wacu. Wasanga turi kure yayo, nubwo duhora aha ngaha tugahora tuvuga ngo turi mu isengesho. Maze iminsi muri noveni, yaba itegura iri sengesho ndetse n'itegura umunsi mukuru w'umushumba mwiza uzaba ejo. Izo noveni zose tukazibamo, ku cyumweru tugasenga, umuryango remezo tukabamo, ariko tukaba turi kure y'Imana umubyeyi wacu, tumeze nk'abigumuye, nk'uko uriya mwana yafashe ibintu bye nyine akagenda. Byose rero bituruka ku bitekerezo buri wifitemo mbere, kuko ibitekerezo byari muri uriya mwana mutoya byatumye atinyuka akabwira se ati dawe mpa 8 ungenewe. Ibyo bitekerezo nibyo biri kumubunza, kuko ajya no gusaba n'uwo 8 ntabwo yari yaburaye, ntabwo yari yabwiriwe, ntiyari yambaye nabi, nta kintu na kimwe yari abuze muri uriya rugo. Ahubwo ibyo bitekerezo aho byaturutse nuko biri kugenda biyobora ubuzima bwe, nibyo bigiye kumuta ku giti. Twese rero tujye tubizirikana, baba abana, abakiri batoya, rwaba urubyiruko rumaze
bamaze kuba inkumi, abandi bakaba bamaze kuba abasore, mujye mumenya ko ibitekerezo bibarimo ari byo bishobora kuyobora ubuzima bwanyu aheza cyangwa se bukabayobora ahabi. Mwibwira ngo murakuze, ntimugikeneye kumva inama z'abakuru. Nibyo uriya mubyeyi yumvishe icyifuzo cy'umwana we, cyane ko na nicyo yari abuze, kuko Imana yacu itunze byose ikabigabira bishaka no mu gihe gikwiye. Arabibagabanya, undi arabifata aragenda ajya mu gihugu tutazi. Yaragiye araryoha, abaho bose bamubona bakavuga bati dore umuntu, nawe ureke twebwe. Akajya agurira abazi n'abatazi. Ntimumbaze ngo muri icyo gihugu cya kure hari abo yari aziyo, ariko iyo uhageze hari uko uhagaze ntabwo utinda kuhagira inshuti. Ubundi se mu buzima busanzwe waba ufite amafaranga ukabura inshuti, ntabwo wazibura. Uzagere ku gasantere ufite amafaranga uri gusengera, urebe ko urabura abazimu, barazigotomera bose bakakwita umuntu w'umugabo. Rimwe na rimwe bakakureba kanaka ko twari tukuzi, amafaranga uyakuye hera, cyangwa ni ya nka wagurishije, cyangwa ni wa murimo wo mu kabande wagurishije. Nuko bamwe bagashakisha amakuru ariyo n'atariyo, ukumva hanze ngo urabizi ngo ariya mafaranga ngo afite ngo ni 8 w'umugore we yagurishe, ngo umugore we ngo yagiye kugabana, ngo aherutse kujya kugabana iwabo, ngo none ngo amasambu ngo bagabanye, ngo nyine ngo barayagurishe, ngo niyo nguriya mugabo ngo ari kuryohamo. Abandi bati ahubwo niko bimeze, naho ubundi se uriya dusanzwe tumuyobewe. Nuko icyo gihe rero uba watunguye abantu bose bari kukwibazaho, bagahimba n'ibitari byo, abandi bagashakisha, ariko wowe uba uri kuryoha mu mafaranga, uba uri kuyarya nk'uko urupfu rurya abantu, wa mugani wawe. Ariko abakurira, abakunywera, abo ngabo bo bakagenda biyongera, ndetse n'igihe bajya gutumirana bakaba bati kanaka yagomoroye rwose, abantu mutari kunywa mumeze mute. Nuko bose bakaza bakakwigiraho inshuti y'ako kanya, mukayarya. Wajya gukora mu mufuka ukagira ngo wari watobotse, wayashyizemo watobotse. Ndetse buriya nuko mutabizi, n'umupimyi yari kubona warekuye cyane, hari n'igihe usaba nk'amacupa 2 akandi kane da, kandi waza akabigusobanurira, akakubwira iryo wahaye kanaka, nawe ukagenda ufashe n'andi, kubera ko amafaranga uzi ko yafite, ukavuga uti ibyo ngibyo tubyihorere, amafaranga yarahari. Ayo ngayo rero ntabwo yamara iminsi, ahubwo ubabara ari uko ugeze mu rugo zigushizemo, ugakora mu imifuka yose ukayicurika, ukayizana inyuma, ugasanga nta n'urupfumuye rukirimo, ukababara, agahinda kakakwica. Ariko se aya mafaranga nayanyoye, nayariye, cyangwa bayajyanye? Ugasanga amafaranga wanywereye ntibibaho, ntabwo umuntu muzima yayanywa. Ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihugu cya kure, muri ayo mahanga, uwo mwana yagiyemo, kubera ko se yari yamutekerereye, ntabwo yabuze inshuti, zaba iz'abagabo, zaba iz'abahungu, n'iz'abakobwa n'abagore, byose bivangavanze. Pfa kuba ufite ifaranga. Barayariye barayamara rero. Ntabwo bigeze bamenya uruzabo, ndetse uwo muhungu ntabwo yari azi ngo imbere ye hameze gute. Ndetse iyo ugiye muri ibyo ngibyo, ntabwo wakubura amaso ngo urebe imbere yawe, ntabwo ngo utekereze urenga ayo macupa y'inzoga, utekereze urenga ayo makoko n'ayo manyama yandi uri kwirohamo. Reka da, ugarukira aho ngaho ku isahane gusa. Ntuvuge ngo ejo bundi, cyangwa umwaka utaha, cyangwa ukurikiyeho, nzaba mpagaze nte, nzaba ndi hehe, nzaba nambaye iki,
nzaba ndi kurya iki, nzaba ngeze ku ki. Reka ugarukira ku isahane yonyine no ku icupa.